ariko mbonye icyubahiro cy'uwo mugabo nuko kubwiriza ko akarira amarangamutima nyine yaramuzamuye amarira aragwa ababazwa cyane n'abanyabyaha bari kurimbuka ndangije ndibaza mu mutima ariko birashoboka koko yuko ibyo uriya mugabo ashobora kuvuga byaba ari ukuri umuntu w'umukire kuriya wambaye ikote rimeze kuriya akabwiriza mu bantu bangana kuriya kanarira amarira akaza ariko biriya bintu bishobora kuba ari ukuri koko kuva ubwo rero nakomeje gutekereza ku marira y'uwo mugabo nkomeza gutekereza iby'agakiza numva mu mutima wanjye nanjye bitangiye kuzamuka ndibaza ariko ngewe kuki Imana imbona iti nubwo ngubwo natangiye uwo mugabo yambereye imbarutso y'agakiza numva ntangiye gutekereza iby'Imana noneho numva ntangiye gukunda ibitabo by'Imana numva ntangiye gukunda umuntu umbwira iby'Imana buriya iyo Imana yatangiye kukwiyereka mu mutima hari ibintu by'urukundo ihagurutsa muri wowe byo gukunda ijambo ryayo nanjye rero yarabihagurukije bakwigisha umubwiriza yavuga nkumva biraryoshye abaririmbyi baririmba nkumva biraryoshye nkumva ibintu bimeze neza kuva ubwo ni ukuvuga ngo cya gikundi cyanjye natangiye kukihunza kuko ibyabo numvaga byabishye ahubwo ntangira gukunda abavuga iby'Imana ntangira kumva nkunda indirimbo z'Imana nkumva nkatangira kuvuga ngo nimumbwire mu gitabo hari indirimbo numvishe baririmbye nakunze ubwo niba mvuye mu rusengero namara kubona abantu batandora kubera ko numvaga nyine ndi umuswa kuri ibyo nkatangira kugenda ndirimba ngo numve harya bya bindi baririmbye byitwa ngo iki numva nyine birimo bigurumana muri ngewe hanyuma rero ubwo mu bigendanye no gukura k'umukristo bakundaga gusenga ari nabyo bavugaga kenshi na kenshi babita abasazi ko batita ku gukora ahubwo bagasenga kenshi ni ukuvuga rero ngo habagaho amasengesho y'iminsi 3 ay'iminsi 2 ay'umugoroba umwe noneho ngewe kubera ishyaka nari mbizanyemo nkumva ayo masengesho sinayasiba navuga ngo byambereye imbarutso yo gukunda no kumenya ijambo ry'Imana ryo kwihana kuko bigishagamo ikintu cyuzuye cyo kubona mwuka wera yego noneho bakavuga ko nyine umuntu wabonye mwuka wera yuzura imbaraga yego noneho muri nge cyo gihe hazamo ikibazo gikomeye ndavuga ariko kuki abo tujyana mu masengesho buzura imbaraga nge sinzuzura nkavuga nti ubu haracyari ikindi cyaha ntarihana neza ngahora nibaza nkavuga nti ariko ubu wenda sinatukanye ariko wenda ubu ngubu sinakoze ikindi kintu wenda umenya ari uko ntihannye neza nkumva yuko kugira ngo nanjye nuzure mwuka wera nk'uko mbona abandi bimeze nkumva yuko biterwa n'uko hari icyaha naba ntarihannye ibyo bikantera kwigengesera cyane kugira ngo ninsubirayo muri ayo materaniro nanjye nzuzuzwe mwuka wera nk'uko n'abandi mbona bibabaho ushobora kugira amatsiko byakubayeho urumva bigeze bikubaho wuzura umwuka wera oya kuko ni imwe mu ngingo y'ibwaho impaka kuri iriya ngingo yo kuzuzwa umwuka wera abantu bakatitira cyangwa se bakagira inyifato idasanzwe nibyo nyine nabonaga nibyo wari warize nibyo nari narize noneho ngewe ariko navuga ngo byari bifite umumaro ukomeye kuko nyine byateraga umuntu kwisuzuma nabonaga dupfukamye turi benshi bamwe nkumva barashakuje ngo umwuka wera nyine yaje noneho nanjye mu mutima hondi mwarimu akageza akankora ku mutwe akagira gutya akanyeganyeza cyane bagasenga cyane nkavana ariko mana wambabariye nanjye umwuka wera kaza koko ngasengera mu mutima nkajya kubona nkabona abandi bahagurutse bashima Imana nkabona ndasigaye none ndavuga ni se ibi bintu ni ibiki nakwisuzuma mu mutima ndakubwiza ukuri niyo nagendaga mu nzira numvaga n'urushishi ntarukandagira kugira ngo rutaza gutuma ntuzura mwuka wera ngo bibarwe ko nije numvaga n'imbeba mu nzu yari y'imyenda cyangwa se yivumbukanye ntayikubita ngo ntaza kurata kuko bitaba inkomyi yuko nuko icyo kintu nkomeza kucyitwararika ariko ntegereza yuko icyo kintu cyambamo ndakibura ariko arangije arambwira ati hari ubundi butumwa mwe mutazi
n'ubundi butumwa se tutazi kandi n'ubuye. Ati nta butumwa mufite, agahora ambwira iryo jambo ngo nta butumwa dufite. Ndangije ubwo nkamwihorera nkirinda kujya impaka nawe kuko bavuga batabadive ntawe ujya impaka n'abadive, nanjye koko izo makaze nkazirinda nkirinda izo makaze. Nuko noneho tugeze i Kigali ngo hari 98 haza kuza ubutumwa bwo kubyogajuru. Yego, ubutumwa bwo kubyogajuru nabanaga na mukuru wanjye wo kwa data wacu w'umudivantiste, tubana mu nzu imwe i Kigali, tugakora ko kazi kacu tugataha muri iyo nzu. yego, Aza kumbwira atari kurabizi, ati hagiye kuzaba ubutumwa bwo kubyogajuru. N'ubutumwa bwo kubyogajuru se buneze bute? Ati ni ubutumwa bw'abadivantiste buzabera kubyogajuru, bukaba buzaba buri Soweto, hanyuma abari ku isi bose bakabubona. Ntibyo bintu ntabwo bishoboka uri murambeshye. Ati ntabwo muri Afrika y'Epfo. Nuko ndamubwira nti rero, ati rero reka nkubwire, ati bizaba muri uku kwezi, ati kandi ngewe ubwo ngiye gusubira mu Mutara, atuzabirebe, atuzajye ku rusengero hano haruguru Kacyiru, ati niho bizabera, atuzabirebe. Noneho rero umunsi umwe ngiye kumva numva ari nimugoroba, numva ibyuma biravuze. Twari dutuye hafi y'urusengero rwa Kacyiru, twebwe dutuye mu Kimicanga, aho hantu haregeranye cyane. Bacometse mikoro nimugoroba saa 12 numva biravuze. Ndavuga ni yewe, ni bya bintu mukuru wanjye yambwiye menya bibaye, ishobora kuba ari ibyo. Naratetse vuba ndarya, maze kurya ndazamuka njya ku rwo rusengero. Nkimara kugera ku rusengero rw'abadivantiste rwa Kacyiru, baranyakiriye, bampa karibu, ndinjira, ndicara, nditegereza, nsanga bamanitse igitambaro kinini cyane cy'umweru. yego, Hanyuma ndangije nditegereza, ndareba, mbona hariho amashusho y'abantu, mbona hariho ababwiriza, mbona hariho amakorari. Nditegereza, umva nari mfite amatsiko yo kureba ibyo bintu. Ndakomeza nditegereza, ndareba. Noneho ngiye kumva numva hari umuntu wazagamo witwaga Alexandre, n'ubu sinshobora kumwibagirwa, w'umuzungu wakiraga abashyitsi. Ngiye kumva numva aravuze ngo nabo mu Rwanda ngo turabakiriye, ngo maranata, ngo mu Rwanda agenda avuga ibihugu byose. Nkabona abantu barazamura amaboko bavuga ngo maranata, sinarinzi byari byo. Noneho ubwo kwakira abashyitsi birangiye, bashyiraho amakorari araririmba, birangiye umubwiriza aratangiye. Umubwiriza yitwaga Fils Henry. yego, Yatangizaga amagambo avuga ngo angahe. Yavuga ngo angahe rimwe ku gitambaro nkabona iriyanditse. Nkabona yakongera ngo angahe bakavugira rimwe ngo kabiri, nkabona kabiri iriyanditse ku gitambaro. Bavuga ngo angahe gatatu, nkabona gatatu iriyanditse. Bavuga ngo angahe kane, nkabona kane iriyanditse, maze kane iza irabagirana iteye ibishashi. yego, Barakomeza 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ariko kane kakaza gasukwako, gasa nka zahabu. yego. Ubwo nyine narasohotse nk'uko bwa mbere byagenze. Cyagiye ngitangira ubukristo bwa mbere, mbonye wa mugabo wariraga abwiriza arira, niko natahanye ikibazo mu mutima wanjye. N'ubundi nongeye kugitahana, ndibaza ngo se koko biriya bintu nibyo? Ese koko amategeko y'Imana ni 10? Ese koko itegeko rya 4 ni ngombwa ngo ribe rirusha yandi gusa neza? Itegeko rya 4 se ubundi rivuga iki? Fata Bibiliya njyamo kureba itegeko rya 4, ndarisoma. Icyo gihe mu mutima wanjye hajemo ikindi kibazo, ndibaza ngo ariko kwitorero mbamo iri tegeko ritarigira, ubundi koko kukirivamo. Ntangirana ikibazo cyo kuvuga ngo kukirivamo, kukiririmo. Bavandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri iyi platform Umucyo w'Isabato. Nongeye kwishimira kubana nawe, ikaze mu izina rya Yesu.
umunezero ukomeye ko Imana yakomeje kuturinda no kutuyobora kuri buri ntambwe yose twakomeje gutera kugeza uyu munsi. Uwiteka himbazwe. Nshimye Imana ku bwawe uri kumwe nanjye, ahari bishobora kuba ari ubwa mbere uhaye ikaze, cyangwa se usanzwe uboneka kuri iyi platform tugasangira iby'Imana, nawe Uwiteka aguha umugisha. Nk'uko bisanzwe njya ngira amahirwe yo kubana n'abatumirwa. Uyu munsi nkaba mfite umugabo w'igikwerere tugiye kuganira muri aka kanya. Hari ibyo ari butugezeho by'Imana yamukoreye, nk'uko mu bihe byatambutse abandi badusangisha ubunararibonye bwabo, ko Imana yabahamagaye ikabamenyesha ukuri kwayo, ku ijambo ryayo harimo n'umucyo w'isabato. Kandi twizera tudashidikanya ko ubuhamya bwabo hari icyo bukora ku mutima wa buri wese, cyane cyane ku bahanganye n'urugamba bo banyuzemo. Igihe batubwira amagambo nk'ayo akadukomeza kandi akadutera ubutwari bwo gukomeza kurwana urugamba rwiza, intambara nziza yo kwizera. Ni umunezero rero tuguhaye ikaze kuri iyi platform umucyo w'isabato. Witeka guhire. Amen. Mbere rero yuko tugira ikindi dukora muri aka kanya, ngiye kumusaba abanze adusengere, hanyuma ikiganiro kize gukomeza. Murakoze, kadusenge Imana. Urakoze Mana yacu, uri umuremyi wacu kandi uradukunda. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo tugirire neza, kandi hari byinshi uduteganiriza, hari byinshi udutegurira. Mana yacu, icyo wifuza nuko abana b'abantu twazakizwa kandi tukabona ubugingo. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Utubashishe rero kwakira umucyo wawe mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko maze kubivuga, hano ni kuri platform umucyo w'isabato. Ni umushinga w'ivugabutumwa ugambiriye gufasha abantu b'Imana bataragerwaho n'umucyo w'ukuri kw'iki gihe, ukuri ko kwereza amategeko y'Imana arimwo n'isabato, itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana, kugira ngo babashe kubibona, kubisobanukirwa. Twagize umugisha rero muri programme dufite, nuko tubwira abantu ijambo ry'Imana icyo rivuga ku mucyo w'isabato, ndetse tugatumira abantu bakadufasha kurushaho kubisobanukirwa. Ariko mu byo dukora cyangwa twishimira ni ugutega amatwi ubuhamya bw'abantu bakiriye umucyo w'isabato, bahoze batari bafite uno mucyo, ukaza kubarasira kandi bakaza kuwakira. Tuguhaye ikaze rero, kandi twishimiye yuko wemeye kuduha ubwo buhamya bwawe. Ariko sinshidikanya ko abaduteza amatwi bafite amatsiko yo kumenya uwo uri we, uko byakugendekeye. Turagusaba rero ubanze utwibwire mu magambo make, hanyuma uze kudusangiza uko Imana yaguhamagaye nuko winjiye muri uru rugendo rwo kuyoboka Imana. Murakoze. Nitwa Nkundabagenzi Faustin. Ndi umugabo w'imyaka 53, ndubatse, mfite umugore n'abana 7. Yego. Urumva rero maze gukura nkuko wari kubivuga. Waruvuze ngo ugiye kuganira n'umugabo w'igikwerere, ndatekereza ko ari byo koko. Uko iyo umuntu ageze muri iyo myaka aba amaze gukura, hari byinshi aba yaramaze kubona. Ku bigendanye no kwakira agakiza, maze imyaka rya buriya guhera muri 92 n'imyaka ingahera kugeza ubu. Imyaka 31. 31. Yego. Maze imyaka rero igera muri 31 nakiriye agakiza. Amen. Urumva ko si imyaka mike, ariko nyine biba ari urugamba. Ni inzira ndende umuntu agenda anyuramo. Hari byinshi umuntu nyine aba yarabanje kubamo, ariko igihe kikagera Imana ikaza kumwihishurira nyine agatangira iyo nzira. Yego. Ntabwo rero twavuga ko ari inzira wenda ibimeze neza, kuko nkuko tugenda tubibwirwa ko ari urugamba, ruba ari urugamba rw'iby'umwuka. Si intambara yindi bisanzwe, ariko mu by'umwuka umuntu hari ibyo abarwana nabyo. Birumvikana mu myaka 53 harimo 31 umenye Yesu. Yego. Ese iyo myaka 21 ibanza byagenze gute? Kristo yagusanze he? Yaguhamagaye gute? Yego. Muri iyo myaka 21 navuga yuko
navukiye mu rugo rwa gipagani. Mbese ni ukuvuga ngo urugo rutizera. yego Kubera ko iwacu nyine babaga bakiri muri ya mihango ya kera yo kwizera abakurambere. yego Ubwo buzima nibwo twiberagamo, ariko igihe kiza kugera nyine muri ya myaka 22 muri uwo mwaka wa nyuma nibwo naje gusobanukirwa yuko ko hariho Imana. yego Ubwo rero ntangira urugendo rwa gikristo guhera muri uwo mwaka kuzamura kugeza na n'uyu munsi. niki cyagu imbaritso yo kuba umukristo, aho wisanze mu bukristo bwawe, wisanze he, byagenze gute? Imbarutso yo kuba umukristo, nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye. yego Noneho uwo mukobwa yasengeraga mu itorero rya Pentecote. Umunsi umwe rero aza kugeza igihe cyo kwifuza kujya kubatizwa, arambwira ati uzaze umperekeze. yego Igihe kigeze rero ndagenda ndamuherekeza. Tugeze ku rusengero rwabo arabatizwa, ndabireba, igihe cy'umubatizo kirarangira. Kuri iryo dini ryabo babatumiye korari. Korari Hoziyana nibwo yari igeze igihe, mbese navuga ngo yari ishyushye imeze neza. Korari Hoziyana niyo bavugaga bati korari Hoziyana izaza, wasangaga amatorero abantu bose n'abaturage abantu bose bashitse. Ubwo ariko ngewe ngenda ngiye kumuherekeza nyine muri uwo mubatizo we kuko ari inshuti yanjye cyane. Hanyuma niyo korari kandi nabwo bikaba byari amahirwe kuyumva cyangwa se unayireba. Ubwo umubatizo urangiye nibwo bashyizeho umubwiriza witwaga Rushema. uramwibuka? Rushema. yego Rushema n'ubundi yaririmbaga muri iyo korari Hoziyana. Hanyuma agiye gutangira ikibwirizwa, mu kibwirizwa cye yararize. Hanyuma ndibaza ni uwo mukire ukomeye kuriya akabwiriza akigisha yarangiza akarira. Byatumye icyo gihe bimpa ibitekerezo by'uko hari koko, ubundi nabonaga yuko abantu b'abakristo b'abapanekote yuko ari abantu b'abasazi badafite gahunda, mbese ubona ari abantu badashobotse. Niko mu mutwe wanjye nabitekerezaga. Ariko mbonye icyubahiro cy'uwo mugabo nuko kubwiriza ko akarira, amarangamutima nyine yaramuzamuye, amarira aragwa. Ababazwa cyane n'abanyabyaha bari kurimbuka. Ndangije ndibaza mu mutima, ariko birashoboka koko yuko ibyo uriya mugabo ashobora kuvuga byaba ari ukuri? Umuntu w'umukire kuriya wambaye ikote rimeze kuriya akabwiriza mu bantu bangana kuriya kanarira, amarira akaza. Ariko biriya bintu bishobora kuba ari ukuri koko. Reka nzabikurikira. Nicyo koza ngewe ashobora kuba hari ngewe mu mutima wanjye wenda narabikeresheje, ariko mbonye amarira y'uwo mugabo ndavuga nti biriya bintu ngiye kubikurikirana ndebe koko Imana ishobora kubihari. yego Kuva ubwo rero nakomeje gutekereza ku marira y'uwo mugabo, nkomeza gutekereza iby'agakiza, numva mu mutima wanjye nanjye bitangiye kuzamuka. Ndibaza ariko ngewe kuki Imana imbona iti? Nubwo ngubwo natangiye uwo mugabo yambereye imbarutso y'agakiza, numva ntangiye gutekereza iby'Imana. Noneho numva nangiye gukunda ibitabo by'Imana, numva ntangiye gukunda umuntu umbwira iby'Imana. Ubundi numvaga nararebaga nkavuga ngo ko ntiba, ko ntakora ibyaha, ubundi se nta kibazo. Numva yuko kumenya Imana ari uko nguko, kuba utiba, ntiwica abantu, ntukora andi makosa, nta kibazo, iby'Imana nibyo. Ariko narebye amarira y'uwo mugabo bituma ntekereza ibindi bitekerezo byanjye byaragutse. Mpera ubwo rero ntangira gukurikirana. Ni ukuvuga ngo aho nagereye mu rugo n'inzu narayemo, nari mfite inzu ndaramo ngenyine, nibazaga ku marira y'uwo mugabo, ukuntu yaririye mu iteraniro, ndeba ukuntu yari yambaye, ndeba ukuntu angana, ukuntu ari muremure. Ndavuga ibintu yavugaga bishobora kuba bifite agaciro. Nibwo natangiye guha agaciro iby'Imana n'ijambo ryayo. Numva nyine nanjye bimbereye imbarutso mu mutima. Numva uwo mugabo ntiyaranzi, ariko ngewe imiterere ye yatumye muri ngewe hadukamo
kumva ngiye gukurikirana iby'Imana. yaremye ikibazo muri wowe. Yaremye ikibazo muri njye. Ni ubwa mbere wari ugeze mu itorero ry'abakirisitu? Ni ubwa mbere wumvise ibya Kristo bivugwa ko watubwiye ko wavukiye mu rugo rwa gipagani? Ubundi ntago ari ubwa mbere, kubera ko nyine hari ukuntu ababyeyi baba bakora iyo mihango ariko bagira n'idini babarizwamo. Yego. Icyo gihe babarizwaga mu idini ry'abaporoso, ariko bigaragara yuko nabyo batarihagazemo neza, batabirimo neza. Ubwo nkajya nko gusenga kuri Noheli gusa. Yego. Nuko kandi twavayo tukanywa inzoga kubera ko kuri Noheli wabaga ari umunsi mukuru ukomeye, ariko umuntu akawugerekaho no kwinezeza mu bundi buzima busanzwe. Iteraniro rero narijyagamo, ariko n'ubundi nkumva banatinze kurangiza ngo twigendere muri izo gahunda. Hari n'igihe habaga hari ibirori bindi byo bisanzwe byo kwinezeza, ukumva ko byatewe n'uwo munsi mukuru, ariko iby'Imana ntibizamuke, ndetse bigahita binarangirira aho ngaho umuntu agataha gutyo. Nuko bigeze muri 1992 ujya mu rusengero nk'umutumirwa, ijuru ritangira gukabaka mu mutima wawe. Yego. Nyuma byaje kugenda gute? Ubwo nyine navuga ngo nibwo urugendo rwatangiye, kuko guhera uwo munsi natangiye kumva nanjye hari ibintu ngiye gufunga. Yego. Ngakurikira Imana. Numva ngiye kureka cya gikundi nagenderagamo cy'abasore bagenzi banjye, kuko icyo gihe nari nkiri umusore. Numva ngiye kukireka nkareka kugendana nabo mu rwego rwo gutangira mbese kubihunza, kuko inshuro nyinshi iyo babonaga ugendana n'abakristo cyane cyane abo barokore babandi bitaga abasazi, babonaga ko nawe wasaze. Noneho nareba kuntu nzava muri iyo kipe rero yanjye cyangwa muri urwo rungano, nkabona nabyo ni ikibazo gikomeye, kuko burya kugira ngo ujye kure kurungana ni urugamba rukomeye. Ubwo rero mu mutima naravuze nti se aba bantu sinzababwira ngo tujyane gukizwa ngo bakunde, ariko ngiye ndumva mu mutima wanjye birimo. None rero igikwiriye kandi ni ukuvuga ngo iyo umwe muri twebwe yabaga afite amafaranga, yaradutumiraga twese tukajya kunywa, tukajya gusangira, tukinezeza, tugatembera se, tukajya kureba umupira se Kigali, ibintu nk'ibyo by'ibinezeza. Ariko natangiye kumva nshaka kubireka. Nshaka kubireka, numva mbese iyo nzira ntikindyoheye nk'uko byari bimeze, numva hari ibindi byaje muri njye. Ubwo nibwo natangiraga kubona noneho abarokore nkumva ndanabakunze, kandi ubundi numvaga ntabakunze, numvaga bari abasazi. Nakumva bavuga nkumva ndashaka kumva ibyo bavuga, kandi ubundi sintarabishakaga. Ubwo rero noneho muri njyewe bitangira kugenda biza. Noneho ku munsi wakurikiyeho, icyumweru cyakurikiyeho, natangiye gushakisha ahantu hari urusengero rwabo ngo njyeyo. Njyayo ndagenda barigisha, ndasohoka ndataha nta n'umuntu nshuhuje. Ku kindi cyumweru cyakurikiyeho nsubirayo barigisha, ndumva ubwo ndimo ndashakisha iby'Imana. Ndakomeza ndabyumva, aho nicaye ngewe nkaba mbyumva. Buriya iyo Imana yatangiye kukwiyereka mu mutima, hari ibintu by'urukundo ihagurutsa muri wowe byo gukunda ijambo ryayo. Nanjye rero yarabihagurukije. Bakwigisha, umubwiriza yavuga nkumva biraryoshye, abaririmbyi baririmba nkumva biraryoshye, nkumva ibintu bimeze neza. Kuva ubwo ni ukuvuga ngo cya gikundi cyanjye natangiye kukihunza, kuko ibyabo numvaga byabishye. Ahubwo ntangira gukunda abavuga iby'Imana, ntangira kumva nkunda indirimbo z'Imana, nkumva nkatangira kuvuga ngo nimumbwire mu gitabo hari indirimbo numvishe baririmbye nakunze. Ubwo niba mvuye mu rusengero namara kubona abantu batandora, kubera ko numvaga nyine ndi umuswa kuri byo, nkatangira kugenda ndirimba ngo numve harya bya bindi baririmbye byitwa ngo iki, numva nyine birimo bigurumana muri njyewe. Nuko gutyo ntabwo nongeye gusiba. Ntabwo nongeye gusiba, nakomeje kugenda, ndetse mpamagara na wa mukobwa w'inshuti yanjye. Urabizi yuko y'abantu ari abasore, burya kenshi na kenshi ntabwo umuntu akundana n'abasore gusa, ubwo n'inkumi aba yatangiye kuzikunda. Kandi burya inkumi kenshi na kenshi nizo zigukurura cyane, zikakugezaho aho utagombaga no kugera. Nabyo burya ni byiza. Noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe rero naranamuhamagaye ndamubwira ntuzi n'ikindi, ni nanjye natangiye gusenga. Arishima, aravuga ati ati ntabwo bisanzwe. Noneho bituma ahubwo noneho na rwa rukundo rukomera. Ubwo ndasenga, igihe kiragera ndagenda ndabatizwa. Ku munsi wo kubatizwa
nta nubwo bya bindi abantu bavuga ngo reka tuzadodesha imyenda ngo bakore ibintu by'ibitangaza. Muri njyewe ntabwo byigeze bimbaho. Nari mfite ipantaro n'ishati, nafashe ipantaro yo kubatizwa ndi bwambare mvuye mu mazi, iyo nagiye nambaye, nafashe envelope iyi ya kaki ndayizinga neza ku rusengero abandi barababwiraga bati urabona abantu bamenyereye mu idini baba bafite abazabaherekeza, bafite abantu bose, ariko njyewe kubera ko natinyaga nari ntaramenyerana n'abantu meze nk'umuntu batinya, naragendaga ngasenga ngahita nsohoka, nta bantu nari nakamenyerana nabo. Ku munsi wo kubatizwa bambwiye ko nzabatizwa, nafashe envelope ya kaki nyishyiramo ipantaro n'ishati, ndayizinga neza, shyira muri kamvelope, maze kugashyiramo ahasigaye ndagafata, nambara indi myenda ndagenda, nta wundi muntu turi kumwe, nta iwacu nta muntu ari kurarika ngo mubwire ngo ndajya kubatizwa, ntibanabyumvaga, ntago bumvaga bavuga ngo reka tuguherekeze ngo wateye intambwe, ahubwo kubabwira ngo ngiye kubatizwa njye mu idini ry'abapantekote, bavuga bati ugiye gusara, ugiye kuba nawe umusazi w'igicucu nk'uko nguko, kuko twababaraga nk'abantu badafite ubuzima bwuzuye. Ubwo rero nibwo nagiye ndabatizwa, ya myenda ndongera ndayikamura neza, mwamaraga kubatizwa nyine mukanika nka hariya iteraniro noneho rikaba ryaza gusoza, ukazinga utwenda twawe twumye ukongera ugashyira muri envelope. Abafite ibikapu, ibyo nta gikapu nari mfite, ariko baba bafite ibikapu n'ibindi bintu bashyiragamo imyenda, bafite n'ababatwaza nuko. Ariko njyewe nahise nongera ndataha, numvaga mu mutima wanjye ikintu gikomeye cyane ari ukumenya Bibiliya, nkamenya kuririmba, mbese nkakurikirana iby'Imana, numvaga binshishikaje mu buryo buteye ubwoba. Igihe rero cyarageze, ubwo buzima noneho maze kubatizwa, ntangira no kugenda nsa nk'umuntu utinyuka, ngenda ntinyuka buhoro buhoro, ntinyuka abantu. Noneho na babandi basore bagenzi banjye twabanaga batangira kumenya yuko nabaye umukristo, nabo batangira kuvuga bati yaragiye, mbese bumva ntabwo nabo bagishishikajwe no kunkurikirana ngo bambwire bati garuka ariko ibyo bintu urimo ujyamo ni ibiki. Ahubwo babaye nk'abantu bandeka bakandebera iyo, nanjye mbarebera iyo, nabo bandebera iyo. Urumva? Noneho ubwo kuri njyewe numvaga ari amahirwe, natangiye noneho aho mariye gutinyuka abantu, natangiye kwiyegereza inshuti zo mu itorero nari ngiye. Noneho nyine nkareba abasore bagenzi banjye, nyine ntangira kumva nabegera, nababaza ese mu itorero bigenda bite, ese isomo gutya, nkumva nyine nabasobanuza. Urumva ko nta byinshi nari nzi kubigendanye n'iby'Imana. Tubaho gutyo rero, mbaho gutyo, bigenda bikura, ariko ni ukuvuga ngo uko mu itorero rya Pentecote burya bakunda kugira ibintu by'amasengesho. Yego. Bakundaga gusenga kenshi, niba n'ubu bakibigira simbizi, ariko ndavuga mu by'icyo gihe, mu gihe cyacu bakundaga kugira umubatizo w'amazi menshi. Yego. Kuko nibwira ko amadini menshi icyo gihe yabatizaga ku gahanga. Oya, Pentecote yabatizaga umubatizo w'amazi menshi, niyo nabatijwemo. Hanyuma rero ubwo mu bigendanye no gukura k'umukristo, bakundaga gusenga. Ari nabyo bavugaga kenshi na kenshi babita abasazi ko batita ku gukora, ahubwo bagasenga kenshi. Ni ukuvuga rero ngo habagaho amasengesho y'iminsi 3, ay'iminsi 2, ay'umugoroba umwe. Noneho njyewe kubera ishyaka nari mbizanyemo, nkumva ayo masengesho sinayasiba. Navuga ngo byambereye imbarutso yo gukunda no kumenya ijambo ry'Imana, yo kwihana. Kuko bigishagamo ikintu cyuzuye cyo kubona mwuka wera. Yego. Noneho bakavuga ko nyine umuntu wabonye mwuka wera yuzura imbaraga. Yego. Noneho muri nge cyo gihe hazamo ikibazo gikomeye, ndavuga ariko kuki abo tujyana mu masengesho buzura imbaraga nge sinzuzura. Nkavuga nti ubu haracyari ikindi cyaha ntarihana neza. Ngahora nibaza nkavuga nti ariko ubu wenda sinatukanye, ariko wenda ubu ngubu sinakoze ikindi kintu, wenda umenya ari uko ntihannye neza. Nkumva yuko kugira ngo nanjye nuzure mwuka wera nk'uko mbona abandi bimeze, nkumva yuko biterwa n'uko
hari icyaha naba ntarihanye. Ibyo bikantera kwigengesera cyane kugira ngo ninsubirayo muri ayo materaniro nanjye nzuzuzwe Mwuka Wera. Nk'uko n'abandi mbona bibabaho. ushobora kugira amatsiko byakubayeho. Urumva bigeze bikubaho wuzura Umwuka Wera? Oya, kuko ni imwe mu ngingo y'ibwaho impaka kuri iriya ngingo yo kuzuzwa Umwuka Wera. Abantu bakatitira cyangwa se bakagira inyifata idasanzwe. nibyo nyine nabonaga, nibyo wari warize. nibyo nari narize. Noneho ngewe ariko navuga ngo byari bifite umumaro ukomeye kuko nyine byateraga umuntu kwisuzuma. Nabonaga dupfukamye turi benshi, bamwe nkumva barashakuje ngo Umwuka Wera nyine yaje. Noneho nanjye mu mutima hondi mwarimu akageza akankora ku mutwe akagira gutya akanyeganyeza cyane, bagasenga cyane, nkabana ariko Mana wambabariye nanjye Umwuka Wera kaza koko. ngasengera mu mutima, nkajya nkabona abandi barahagurutse bashima Imana, nkabona ndasigaye. None ndavuga ni se ibi bintu ni ibiki? Nakwisuzuma mu mutima. Ndakubwiza ukuri, niyo nagendaga mu nzira numvaga n'urushishi ntarukandagira kugira ngo rutaza gutuma ntuzura Mwuka Wera ngo bibarwe ko nije. Numvaga n'imbeba mu nzu yari y'imyenda cyangwa se yivumbukanye ntayikubita ngo ntaza kurata kuko bitaba inkomyi yuko nuko icyo kintu nkomeza kucyitwararika, ariko ntegereza yuko icyo kintu cyambamo ndakibura. Ngahorana ubwoba, ngahorana kwikanga, ngahora mvuga ngo wenda hari natutse Mwuka Wera, ngahora mvuga ntahari wenda n'ibyaha bya kera bituma ntari kuzura Mwuka Wera. Nuko ariko nyine mporana kwigengesera gukomeye cyane. Muri ubwo buryo bwo guhora nigengesera gutyo no kwitonda, byatumye mu itorero cyangwa se muri iryo dini ryacu bantorera kuba secrétaire w'itorero. Yego. Umwanditsi waryo nyine urumva kujya mu nama, mu nama bayita inama nyobozi. Yego. Mu nama nyobozi. Yego. Bantorera kuba mu nama nyobozi. Ubwo urumva hari hamaze nko guca wendaho nk'umwaka cyangwa ibiri gutyo. Nyine uko ibihe byagiye uko umuntu bagenda bamubona bamuha inshingano nyine gutyo. Nza guhabwa inshingano yo gutyo nyobora n'abasore bo mu itorero. Icyo gihe nari umuyobozi w'abasore. Urumva nyenge nari maze kuba umusore mukuru. Yego. Nari ngeze n'igihe cyo kurambagiza. Mu myaka 24. Nuko ubwo rero mba muri ubwo buzima, ariko ntinya cyane, mpora nigengesera. Noneho ni ukuvuga ngo numvaga yuko iyo bavugaga bati wenda bagera nko kugira ngo bazatore abadiakoni cyangwa se n'abayobozi bashobora kuyobora itorero, ntago batoraga umuntu utaruzuye Mwuka Wera muri ubwo buryo. Avuga nti ubuse koko ubu nanjye nabo umuyobozi ntagira Mwuka Wera. Nkumva ko kugira Mwuka Wera ari ukugira iyo mbaraga itumutitira cyangwa se ugahanura ukavuga indimi muri ubwo buryo. Noneho ngashaka impamvu ntabikora, nkumva yuko ashobora kuba ari impamvu y'ibyaha byanjye bya kera cyangwa se n'ikindi, kuko ibyo muri icyo gihe cyo narigengeseraga nkitwararika kugira ngo uko tugiye muri ayo masengesho bavuga bati muze dusabire abantu bashaka Mwuka Wera, ninjye wagendaga mbere. Kandi abo twatangiranye nkabona byarabaye, njyewe nkibaza impamvu rero. Ubwo ni ukuvuga rero ngo urugendo rwa Gikristo rwasaga nkaho rwatangiye kuri njye. Ubwo birakomeza biraza kugeza mu gihe cya Jenoside. Urumva mu gihe cya Jenoside ubwo nibwo navuga ngo ibintu byatangiye gusa nkaho bihinduka. Yego. Abantu benshi mu itorero nabonye babandi nabonaga nk'abakristo, babandi buzuraga Mwuka Wera, babandi ibintu wabonaga bishyushye, babandi bari mu makorari akomeye banaririmba. Mbabona isura yabo yarahindutse, mbabona ibibazo byarabaye ibindi. Byanteye icyo gihe nari maze kurambagiza uwo tuzabana turi hafi gushyingirwa. Nari naranubatse inzu, njyamo ndikingirana, nkayibamo nikingiranye muri icyo gihe cya Jenoside. Nyibamo nikingirana. Urumva? Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo buzima bwo gusenga no guhora ninginga Imana bwaberaga mu nzu, kugira ngo
natinyaga yuko kubera kurumva ubuzima bwasaga nkaho bwahindutse, ibyo gusenga ntibyari bigihari, ibyo kujya ku nsengero ntibyari bigihari, amateraniro ntiyari agihari, icyari gisigaye hari navuga ngo ni ukurinda izamu ryawe. Ibyo rero giye byabereye muri iyo nzu nagombaga kuzakoreramo ubukwe, nkayijyamo nkifungirana kugira ngo hatagira n'ibinkohokana bikanjyana. Kandi nyambishimira Imana cyane kubera ko navuga ngo uburinzi bw'Imana bwabaye kuri njye. Ntabwo ibyo bintu koko byigeze bimbaho ngo mvuge ngo mbigiyemo cyangwa se mbaye nk'abo ngabo. Muri ubwo buryo igihe cyaje kugera jenoside irarangira. Jenoside irangiye insengero zirongera zirafungurwa, abantu basubira gusenga. Noneho basubiye gusenga nyine turongera dutangira ubuzima bwo gusenga nk'uko byari bisanzwe. Ariko ubwo urumva nyine byari birimo n'intambara nyinshi zibigendanye n'ingaruka za jenoside. Yego. Ibintu bitameze neza. Ariko hanyuma aho ngaho naje kubona akazi. Nyine bangiriye icyizere, tangiriye icyizere makazi. Urumva navuga ngo ntabwo nari narize amashuri menshi. Ariko muri make nari narize nagiye kuba mwarimu wo kwigisha. Yari afite umumaro. Njya kwigisha rero mu ishuri ry'abana batoya, nigishaga mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri primaire. Hanyuma igihe kigeze 98 baza gusaba abantu yuko bashobora abantu badafite diplome bashobora gusubira kwiga. Ariko ngiye kubera ko nari naramaze kubaka urugo kuyisubiraho birananira. Ahubwo ntangira akazi k'ibyo nize. Nari narize nyine ubwubatsi. Ntangira akazi k'ibyo nize, ntangira gukora. Ubwo no kuvuga ngo abari bafite diplome abacikirije bo basubiye kurangiza babaha diplome. Baza gukomeza kakazi. Noneho ngiye ndavuga ngo ubwo ntasubiye kwiga rero. Reka nkora ko nize kuko banyira ko nubundi bazaza bakabansukume banyigizeyo. N'ibyanjye ntarabikoze. Ngiye mpita ntangira akazi k'ibyo nize. Ibyo bwari mu ndabihagarika. Kandi nyine urebye ugereranije n'amafaranga ni nabwo bwari bufite amafaranga kurusha ubwarimu. Ubwo rero igihe nari ndi muri ako kazi rero nagatangiriye mu Mutara twubaka amashuri. Hari mwene wacu wari waranjyanyeyo. Yari afite entreprise ahagarariye. Tujyayo ampamagaye nyine ati ngwino turagenda turubaka tutangirira mu Mutara. Igihe kiraza kugera tuzi Kigali. Yego. Noneho tugeze i Kigali ngo hari 98 haza kuza ubutumwa bwo kubyogajuru. Yego. Ubutumwa bwo kubyogajuru nabanaga na mukuru wanjye wo kwa data wacu w'umudivantiste. Tubana mu nzu imwe i Kigali, tukakora ko kazi kacu tugataha muri iyo nzu. Yego. Aza kumbwira atari kurabizi ati hagiye kuzaba ubutumwa bwo kubyogajuru. Ubutumwa bwo kubyogajuru se bumeze gute? Ati ni ubutumwa bw'abadivantiste buzabera kubyogajuru buzaba buri Soweto, hanyuma abari ku isi bose bakabubona. Ntibyo bintu ntabwo bishoboka kuri Murambeye. Ati ntabwo muri Afrika y'Epfo. Nuko amubwira nti rero ati rero reka nkubwire ati bizaba muri uku kwezi ati kandi ngiye ubwo ngiye gusubira mu Mutara atuzabirebe. Atuzajye ku rusengero hano haruguru Kacyiru ati niho bizabera tuzabirebe. Nta kibazo nzabireba. Aragenda. Ariko uwo mukuru wanjye twajyaga iyo twabaga turi mu nzu tuvuye mu kazi yararirimbaga akaririmba indirimbo z'abadive yarangiza agasenga. Ejo akambwira ati ngaho nawe senga. Nanjye ngasenga mu buryo bwacu bwa Gipantekote. Ejo mu gitondo gutyo mbese uko urumva twari mu nzu twese turi abakristo. Ntambangamire ku by'abadive yewe ntagire niki. Ariko hari ijambo rimwe yahoraga ambwira. Akambwira ati ariko ubundi abapantekote mutwaye ubutumwa ki? Yego. Ni ubutumwa bwo kwihana. Ntabwo se twigisha abantu bakihana. Kubera ko burya navuga ngo icyo gihe nta byinshi twari narinzi bigendanye na Bibiliya. Numvaga ko kwihana ibyo bihagije kandi ukemera Yesu ibyo bihagije. Nta kindi kirenze kuri ibyo. Nanjye nkarangiza nkabibwira n'abandi. Ariko arangije arambwira ati hari ubundi butumwa. Ati hari ubundi butumwa mwe mutazi. N'ubundi butumwa se tutazi kandi n'ubuye. Ati nta butumwa mufite. Agahora ambwira iryo jambo ngo nta butumwa dufite.
ndangije ubwo nkamwihorera nkirinda kujya impaka nawe kuko bavuga batabadive ntawe ujya ajya impaka n'abadive nanjye koko izo mpaka ze nkazirinda nkirinda izo mpaka ze nuko igihe rero kiragera ariko gusenga tugasenga ndetse kubera kubana nawe kenshi nkatangira kugenda amenya n'indirimbo zabo fataga byamara kugera nijoro agafata akariri nkumva ateruye indirimbo akambwira ati senga ngasenga mu gitondo agaterura indirimbo akambwira ati senga nkasenga ngiye ntazo nari nzi mu mutwe iza Pentecote ntazo nari nzi mu mutwe ariko we yaziririmbaga mu mutwe mu gusenga agasenga rimwe nanjye ngasenga irindi gutyo tugenda tunyuranamo mu gusenga ubwo urabyumva yego noneho igihe rero kiragenda nsiga mu nzu nicaye mu nzu ariko nsubiye inyuma gato ako kantu yahoraga ambwira akambwira ngo nta butumwa dufite kahoraga kangaruka mu mutima nkavuga ariko kubera iki avuga ko nta butumwa dufite kandi twese turi abakristo ubundi butumwa bundi ni ubuhe ako kantu agahora kambwira noneho rero umunsi umwe ngiye kumva numva ari nimugoroba numva ibyuma biravuze twari dutuye hafi y'urusengero rwa Kacyiru twebwe dutuye mu Kimicanga aho hantu haregeranye cyane bacometse mikoro nimugoroba saa 12 numva biravuze ndavuga ni yewe ni bya bintu mukuru wanjye yambwiye menya bibaye bishobora kuba ari ibyo naratetse vuba ndarya maze kurya ndazamuka njya kuri urwo rusengero nkimara kugera ku rusengero rw'Abadiventiste rwa Kacyiru baranyakiriye bampa karibu ndinjira ndicara nditegereza nsanga bamanitse igitambaro kinini cyane cy'umweru yego hanyuma ndangije nditegereza ndareba mbona hariho amashusho y'abantu mbona hariho ababwiriza mbona hariho amakorari nditegereza umva nari mfite amatsiko yo kureba ibyo bintu ndakomeza nditegereza ndareba noneho ngiye kumva numva hari umuntu wazagamo witwaga Alexandre n'ubu sinshobora kumwibagirwa w'umuzungu wakiraga abashyitsi ngiye kumva numva aravuze ngo nabo mu Rwanda ngo turabakiriye ngo maranata ngo mu Rwanda agenda avuga ibihugu byose nkabona abantu barazamura amaboko bavuga ngo maranata sinarinzi byari byo noneho ubwo kwakira abashyitsi birangiye bashyiraho amakorari araririmba birangiye umubwiriza aratangiye umubwiriza yitwaga Fils Henry yego yatangizaga amagambo avuga ngo angahe yavuga ngo angahe rimwe ku gitambaro nkabona iriyanditse nkabona yakongera ngo angahe bakavugira rimwe ngo kabiri nkabona kabiri iriyanditse ku gitambaro bavuga ngo angahe gatatu nkabona gatatu iriyanditse bavuga ngo angahe kane nkabona kane iriyanditse maze kane iza irabagirana iteye ibishashi yego barakomeza 5 6 7 8 9 10 ariko kane komeza gasukwako gasa nka zahabu noneho rero arangije aravuga ngo mbese ngo dukuremo rimwe ngo hoya mbese tuyakureho yose ngo hoya ariko avuga arangije yigisha ku mategeko rero y'Imana icyo gihe natashye mu mutima wanjye arangije kwigisha ubwo nyine narasohotse nk'uko bwa mbere byagenze ngitangira ubukristo bwa mbere mbonye wa mugabo wariraga abwiriza arira niko natahanye ikibazo mu mutima wanjye n'ubundi nongeye kugitahana ndibaza ngo se koko biriya bintu nibyo ese koko amategeko y'Imana ni 10 ese koko itegeko rya 4 ni ngombwa ngo ribe rirusha yandi gusa neza itegeko rya 4 se ubundi rivuga iki mfata Bibiliya njyamo kureba itegeko rya 4 ndarisoma icyo gihe mu mutima wanjye hajemo ikindi kibazo ndibaza ngo ariko kwitorero mbamo iri tegeko ritarigira ubundi koko kukirivamo ntangira ni kibazo cyo kuvuga ngo kukirivamo kukiririmo ese kurikuramo nibyo cyangwa kurirekeramo nibyo byo ubwo mu mutima wanjye hajemo iki hajemo intambara bwarakeye ku wundi mugoroba ubwo nsubirayo barongera babikora gutyo ariko noneho aza kwigisha ibintu bikomeye cyane ubuhanuzi bwa Daniyeli
yigisha ku gishushanyo cya Daniyeli, cya kindi Nebukadinezari yarose, yigisha ukuntu ubwami buzavaho, ukuntu buzasimburana kugeza ku birenge. Natahanye ikibazo gikomeye, ndavuga ngo noneho hari ubwami bwabanje buvaho, n'ubundi bukurikiraho, none hagiye kuzagera ku bwa nyuma, kandi nibwo turimo nabwo bugiye kuvamo bukurwaho na Kristo. Noneho ibi byari biriho byose bishire, bizasanga ubwo meze nte? Ubwo ntangira kwibaza ukuntu bizasanga ngemeze. Urumva? Noneho ntangira kwibaza, none se Imana koko niba izaza igasanga hari ibyayo nangije, bizagenda bite? Mbese niba hari ibintu izaza, niba nta muntu uzabazwa iby'undi, akaba ari ngewe uzahagarara imbere y'intebe y'imanza nkabazwa iby'Imana uko nabigenzemo, ibyanjye bizagenda bite? Kubera ko buri muntu afite urubanza azabazwa. Ntabwo idini ryawe rizaza ngo rikurengere rikubaze ngo rikubwire ngo hagarara tukuburanire, ahubwo wowe ibyo wamenye nibyo bizagutsindisha cyangwa bigutsindishiriza. Ubwo naravuze ngo Imana nimbaza impamvu nakuyemo isabato mu mategeko 10, nzavuga ngo iki? Ariko se ubundi itorero ryanjye kuki iyi sabato iyi ngingo itavugwaho? Byatumye hari umwarimu witwaga Samuel wabagaho ku Kacyiru. Urumva ari umukuru w'itorero, niwe wigishaga abantu bitegura kuzabatizwa hirya y'ayo mavuno. Yego. Numvishije rero nshaka gukomeza, baravuze ngo abashaka gukomeza gukurikirana ibyo byigisho itanjyamo. Ndavuga nti ariko kugira ngo njyemo, naravuze nkumva rero narindi ngenyine mu nzu, ndavuga ngo nta muntu uzabazwa iby'undi, ni njyewe ngenyine Imana izabaza ibyanjye. Ntago izabaza itorero mbamo, ntago izabaza umugore wanjye, ntago izabaza n'abana, ahubwo izambaza njyewe impamvu iby'Imana ntabigenzemo neza. Ndavuga nti none rero njyewe niba Bibiliya kuko ari Bibiliya kandi itagomba guhinduka, nta muntu ugomba gukuraho cyangwa ngo yongereho, ngomba gukora ibyo Imana insaba uko bingana kose muri Bibiliya, ntacyo nkuyeho cyangwa nyigabanye. Ni njye rero irasabato ngiye kuyikurikiza. Numva mfashe uwo mwanzuro, maze kuwufata natangiye gukurikirana bya byigisho bararitse bya nimugoroba, kwigisha abantu bashaka kuzabatizwa, bagakomeza gukurikirana izo nyigisho. Mwarimu wo rero naramuzengereje Samuel, ndamubaza nti ibyo bintu by'isabato ko abantu batsindishirizwa n'ubuntu, wanyereka ibyo by'isabato yuko tugomba kuyigumaho ntago ngiye ndimo kubyumva, nimubinsobanurire neza. Ubwo nawe yatangiye urugamba rwo kunsobanura bya bindi bya mwarimu w'Isuweta atagejejeho, antangira kunyigisha noneho iby'isabato nyirizina. Urumva? Atangira kunyigisha, ntamubaza ibibazo, ibindi nkandika ngashyira mu tubogisi bari baramanitse by'umuntu ufite ibibazo ashaka gusobanukirwa, nkagenda ndushyiramo utwo dupapuro, najya kumva nkumva banshubije bari Isuweta. Urumva? Bakansubiza pe, kuko nyine washyiragaho izina ryawe bakarisoma, bakanogusubiza ibyo wabajije kandi bagakusubirisha Bibiliya. Yego. Noneho baje kumbwira amagambo ari ahangaha mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cyawo cya 10. Yego. Igice ni cya 4 hari ku murongo wa 10 turebe. Havuga ibigendanye n'uburuhukiro. Ni cya 4. Igice cya 4. Haracyariho uburuhukiro. Abaheburayo Abaheburayo igice cya 4. Haravuga ngo ku murongo wa 10 ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo. Amen. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegerezo cya babandi cyo kutumvira. Yego. Noneho ndibaza se babandi nabaye, nabakera banze kubyumva, banga kwemera uburuhukiro bw'Imana. Uburuhukiro, urumva babandi bakera
bagombaga kwinjira mu buruhukiro Yosuwa na Kalebu bagombaga kubajyanamo bakinjira mu buruhukiro Imana yari yarabahaye yari yabasezeraniye nk'isezerano ariko barabyanze banze kumvira banga kugenda ngo binjire muri ubwo buruhukiro Imana yabateganirije nukuvuga rero ngo natwe twirinde kutemera amategeko y'Imana ngo twumve uburuhukiro bw'isabato ubwari bwo kubera ko nyine nk'uko Imana yaruhutse natwe niko tugomba kuruhuka twirinde rero kwanga kutumvira nk'uko babandi banze kumvira ntibajye mu buruhukiro ubwo Imana yari yarabateganirije none numvise aya magambo navuga ariko se koko nindamuka nanze kumvira nanjye nta buruhukiro bundi nzabona ari ubw'isabato se nzabubona ikiruhuko cy'isabato se n'ikiruhuko cyo kuzaruhuka ku munsi wa byose nacyo ntacyo nzaba nkibonye numva ndavuga nti rero iri juru umuntu azagira urwe rubanza ku giti cye nanjye uru n'urwanjye ku giti cyanjye buriya rero navuga ngo ikintu mu mutima wawe iyo Imana yagushatse ikomeza kukwiyereka ntago Imana igushaka rimwe ngo irekeraho iragukurikirana ibyo ntari insobanukiwe bwa mbere Imana yabicishije mu itorero rya Pentecote ngenda ntangira kubisobanukirwa navuga ngo muri icyo gihe cyabyo byangiriye umumaro kuko naharaniye kumva nakurikirana ibya Mwuka Wera igihe kigeze Imana iravuga iti none ibi ntibihagije ahubwo mbona ubundi buryo bwo kugira ngo nsobanukirwe neza n'amategeko y'Imana kandi nanjye mbigezeho numva sinshaka kuninira ijambo ry'Imana kuko kuninira ijambo ry'Imana niko kuninira Mwuka Wera numva nkeneye kwinjira mu by'Imana yavuze ubwo nibwo buryo natangiye noneho kugenda mbikurikirana igihe cyo kubatizwa kigeze ndaza mbwira madamu Rusi n'ikindi igiye kuzabatizwa mu Badivantiste arakomera aravuga ati reka ati Abadivantiste banywa inzoga Abadivantiste badakizwa Abadivantiste utitorero nyatorero ujya mu Badivantiste babasinze kubera ko ubuhamya bw'Abadivantiste n'imiterere yabo ntabwo yari myiza muri icyo gihe ku buryo uramutse ubagereranije n'Abapentekote nk'umuntu uhitamo ntabwo wagombaga guhitamo Abadivantiste uretse Abapentekote See